mugenzi wacu Samir Sylvester uherereye uyo ari kumwe n'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Samir mwaramutse? Mwaramutse neza, baramutse neza cyane abakunzi ba Radio Rwanda. Kuturikara bayita Quantum brother. Quantum uyirebe nyabona. Quantum. Yongi ikorana n'ibyoga juru bana ni dangira turika 50 by'amayero ntago ari ibintu byagenda ku gikoresho gicirira. Ubushize ruvuyanga bari bayimujyanye nyabona bari bayimunyanganyije. Uze kujya yicara. Twari Nigeria. Twari Nigeria umuntu. Bana kwa kundi muvuye nko mu modoka. Twari tuvuye Lagos. Tugiye kwerekeza Akwa Ibom. Noneho urabona hari ukuntu baba bateguye imodoka zidutwaza ibikapu n'ibindi. Noneho umuntu wamubwiye ati reka ngufashe, yari umuntu wo muri wari uri hagarariye aba delegation ya Nigeria bohereje ngo adufashe. Avuye muri NFF. Avuye muri NFF. Niba umuvandimwe aravuze ati nibize kunuruko ndayemera nk'uyaye umushoferi nawe Ruvuyanga yirebeshaga amaso. Ati kumbwira ngo yimfashe itereka wongeye kwicara nkambona ishaka guhinguka imbere kwa shoferi nari bugere kwa shoferi bita. Ndavuga ati mwitonde cyane. Nanga mayero iyo nkuru menya nta muntu utarayimenye. Mbere yuko babara abakinyi barabanza bakambaza Quantum urayifite. Samir mwaramutse mute? Uyo ejo watubwiraga ko mwaramukanye imvura nyinshi ariko finally twaje kubona amashusho yuko ikipe y'u Rwanda Amavubi bakoze gym na nimugoroba bagiye gukorera imyitozo ku kibuga kuri stade bagomba no kuzakiniraho umukino nyirizina. Uyu munsi mwaramutse mute? Bimeze bite? Utugarukiro no ku myitozo ku munsi w'ejo. Twaramutse neza bitandukanye no ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo habyutse imvura yagejeje nimugoroba ariko kuri uyu munsi ntabwo imvura yigeze igwa, ndetse urabona ko ni ikirere gisa neza, ikirere gituje ariko nanone kirimo ubukonje bitandukanye n'ubushyuhe twahasanze kuva twagera Lagos ndetse no muri uyu mujyi, ariko ubona ko muri no mujyi byibura bitandukanye ni Lagos, hano hari ubukonje. Hanyuma ku munsi w'ejo bakoze gym nk'isaha imwe n'igice, ubundi bajya kuruhuka. Nimugoroba bakoze imyitozo y'amasaha 2. Twagiye ku kibuga, ni ikibuga kiri hanze ya stade ya Godswill Apabio, ikibuga bazakiniraho ariko bari gukoresha ikibuga cyo hanze nka bira bibuga abantu bazi kuri stade Amahoro. Ikibuga cyo hanze nicyo barimo barakoresha. Bakoze imyitozo navuga ngo itarimo tactique cyangwa ikikwara gukora kuri baro, kuko bari bamaze igihe navuga ngo nk'umunsi wo w'urugendo ndetse n'umunsi w'ejo mu gitondo ntabwo bari bakoze kuri baro. Basaga nkaho bari gukora kuri baro gusa mu buryo bworoheje, areba abakinnyi n'ikaza abakinnyi basha. Kuri uyu munsi ntekereza ko ari baraza gukora imyitozo navuga iri intense. Gahunda y'uyu munsi ihari mu kanya nabwo baratangirira muri massage, abakinnyi baraza kujya muri massage babiteho, hanyuma ya massage baraza gukomereza mu myitozo. Gahunda ukuntu imeze hagati ya 2 na 3 n'igice ni breakfast, mu gihe ku isaha y'3:40 kujya ku isaha y'4:20 baraza kubakorera massage, hanyuma 4 n'igice bagiye muri gym, ubundi 6 n'igice bagiye gufata amafunguro baruhuke. Ntekereza ko nanone turaza gusubira ku kibuga cy'imyitozo ku isaha y'9 n'igice tugere ku isaha y'10 zinaha bakora imyitozo. Ubundi iyi myitozo y'uyu munsi ntekereza ko ari iraza kubirimo ibyinshi bitandukanye, imyitozo intense irimo amataktike ndetse umuntu akaba yanatangira no kureba noneho ni bande azakoresha. Abona ko ku munsi w'ejo bari kwita ku myitozo y'imbaraga cyane, bareba ukuntu birukanka mu kibuga, bakora kuri baro gakeya bakirukanka. Ntekereza ko uyu munsi aribwo baraza gukora imyitozo ya nyayo. Yego Samir, ngira ngo imyitozo yo ku munsi w'ejo yari imyitozo ya mbere, noneho groupe yose yuzuye abakinnyi 24 nkuko mutoza yifuje kuba ari kumwe nabo. Harimo abakinnyi bashya mu kipe y'igihugu nka Mukuju Christian, Dylan Maes, ntabwo abantu bari bamuherutse. Wenda nubwo imyitozo kwari gukora kuri baro, ariko hari icyo wenda wabonye kuri aba basore barimo bashya, hari n'icyo wenda no muri coaching staff baganira n'abandi bari mu ikipe mimbere baganira kuri aba bakinnyi cyane bashya. Niki wenda babwira abanyarwanda kuri aba bakinnyi bashya cyane nka Mukuju Christian, abanyarwanda bamwitegeho iki bijyanye nuko maze kumubona wenda mu myitozo ya mbere, nicyo bamuvugaho?
ni abasore ubona ko bafitiwe icyizere n'umutoza, ni abasore kandi ubona ko bari sharp, bamaze kwiyakira muri groupe, kuko ni groupe ubona ko yiganjemo abakinnyi nanone bakomotse hanze, ubona ko hari ukuntu bahita biyentegra mu buryo bworoshye. Umutoza bafitiye icyizere, kuko iyo uganira n'umutoza akubwira ko afite gahunda yo kuba yakoresha abakinnyi baturuka hanze, kuko aba atekereza ko aribo bagize wenda encadrement ihagije, akakubwira ko bafitiye icyizere ndetse n'abandi bazaza mu rwego rwo kugira ngo anafungure n'imiryango n'abandi, ndetse n'interese n'abandi bakiye bafite aho bahuriye n'u Rwanda kuza kurukinira. Ubona ko ari kumwe nabo cyane, arabaganiriza nabo mu kibuga, ukabona ko ari abakinnyi bafite ijambo ry'umutoza, ukabona ko bafite iyo morale ndetse na confidence yakora kuri baro, ukabona ko ni umuntu ufite ikintu yavugaye n'umutoza uko byagenda kose. Dutegereje kubareba noneho mu myitozo irimo amataktike menshi, turebe ukuntu bashobora kuba bakora wenda ibyo umutoza babwira, uko bashobora gukoreponda ku myitozo y'umutoza. Dutegereje mu myitozo y'uyu munsi cyane kugira ngo turebe neza noneho niba hari n'abatekerezo wenda kuzajya muri 11 babanza mu kibuga. Ubushize Nepo yaragize umugisha wo kubona abo bakinnyi ba Nigeria, bamwe batungura no kubona amazina yabo yose. Wowe wabashije kubona Nigeria nabo batangiye imyitozo cyane ko n'ubundi bari aho hafi ya hoteli u Rwanda rucumbitsemo? Cyane rwose twahuye dusohoka kuko barimo barakora nyuma yacu, bo bakora saa 12 mu gihe Amavubi bakora saa 10 ujya ku isaha saa 12. Bose twahuye, imyitozo yabo iri open, abaturage babahari babahamagara amazina, mugahura aho ngaho nabo bagenda bifata amaselfie n'abafana. Ni ikipe ubona ko yifitiye icyizere, bafite icyizere, barabizi ko gutakaza inota iryo ari ryo ryose bashobora kuba basezererwa. Ubona ko hari concentration ihagije, ndetse n'abaturage babo basaba bavuga ati nta bintu byo gukora amakosa. Ubona ko ne equipe ya Nigeria bakinnyi benshi bahinduye ama equipe, bose murahura ukabona ko abaturage barimo barababwira message bavuga ngo gutsindwa ntabwo birimo, ariko nanone bafite ubwoba kuko u Rwanda ubwo rero hano rwarabatsinze. Ese wa mugani mbere yuko muhaguruka iminsi mike rwose, mu gihe abatoza bari batangiye guhamagara abakinnyi bazifashisha, ibitangazamakuru mu gihugu cya Nigeria byavugaga ko umutoza ari kurebana y'ingwe na federation ndetse na ministeri ya sport yaho, kubera ko hari amakuru yuko bashaka kumwirukana. Bakavuga ati ni gute batakubahiriza amasezerano yanjye, ko hari amakuru avugaga ko n'uyu mukino n'ikipe y'u Rwanda Amavubi ashobora kutawutoza, nawe akababwira ati niba tubahiriza amasezerano nanjye ntago tuzamerana neza. Ikindi akaba ari amakuru yuko impamvu babajyanye uyo no kugira ngo babahungishe igitutu cy'abafana baza Lagos n'ahandi hose. Ubu noneho ku ruhande rwa Nigeria ni iki kiri kuvugwa aho ngaho, yaba ari ku kibuga ndetse n'ibitangazamakuru byabo? Barabizi ko kutabona amanota 3 ari ugusezererwa. Umutoza wabo Eric Sher yagize performance mbi muri Shani, byahise bisa nkaho bisembura izindi resulta mbi zose yagiye agira. Hanyuma kuba bakinira muri iyi migi itari Lagos cyangwa se ibe Abuja, byo ntekereza ko mbere byari mite, cyangwa se wenda ari uko ari nako batinyaga wenda ibikorwa by'abafana bashobora kutishimira resulta, kuko iriya migi ya za Lagos yo usanga buri wese afite ijambo, ashaka kugira icyo avuga kuri equipe nationale. Bitandukanye na hano babona abakinnyi babakumbuye, bagashaka kubakira nk'abakinnyi b'abastari babo basanzwe babakurikirana. Ariko nanone ugiye kureba kuri FIFA, stade imwe yemewe muri iki gihugu cya Nigeria kingana gutya ni iyi stade ya Godswill Pabio, niyo stade yonyine yemewe na FIFA iri muri iki gihugu cya Nigeria. Niyo mpamvu bahisemo kuzana, ariko na mbere yuko wenda bazana ibyo byo gushyiraho conditions z'ama stade n'ubundi Nigeria, ngo bagiye batinya ibikorwa bitandukanye by'abafana ba Lagos iyo batsindwa, kwa ko baba expecting akaba abakinnyi bakina muri za Seno za Fulham n'andi makipe akomeye ku mugane burayi bagomba gutsinda buri wese. Iyo batabonaga resulta ngo habaga ibikorwa by'urugoma, niyo mpamvu bahisemo kujyana muri no migi navuga ngo ituje, kuko uri nko muri no mujyi ni imijyi iturije, bitandukanye no muri Lagos ubona buri wese yirukanka, buri wese nta muntu ushaka guhagarara ahantu hamwe. Ariko ntekereza ko ari cyo kintu wareba noneho mu bivugwa n'abaturage. Icyambere Eric Sher kuva na mbere bamuha akazi ntabwo bari bamufitiye icyizere ugereranije n'abatoza babifuza ko batozwa nabo. Barakubwira ati abakinnyi dufite n'abakinnyi bakwiriye kuba batozwa n'umutoza ukomeye nka Hervé Renard. Aba batoza bakomeye ba Hugo Bruce bagiye batoza ibihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika, bakabaha ibikombe bya Afurika, ndetse ubona ko ari abatoza bafite icyo gitinyiro kugira ngo n'abakinnyi babaha icyo cyubahiro bigendeye ku mazina bagiye bakora mbere. Ati gufata umutoza wananiwe ikipe y'igihugu ya Mali, umutoza ubona ko nawe
akishakisha hano ukamuha ikipe y'igihugu irimo abasitari bameze gutya bakakubwira ko hari igihe akora nka line up ishingiye ku mazina y'abakinnyi apana kugendera ku buhanga nuko bari kwitwara mu kibuga bakubwira ko batamufitiye icyo cyizere ariko nanone nawe abizi ko mu gihe batabona qualification y'igikombe cy'isi yahita asezererwa bafite icyizere ko Afurika y'Epfo bazayikuraho amanota 3 kubera umukino na Lesotho banyuma bakaba bati turatsinda u Rwanda tunitsindira ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo hanyuma duhite tuyijya imbere tujye mu gikombe cy'isi ariko nabo barabizi ko cyane cyane nko ku kibuga cy'indajyano hose twacaga bakubwira ati nizere ko mu bibazanye atarimo kongera kudutsinda kuko nabo barabizi ko u Rwanda twigeze kubatsindira hano niyo mpamvu ubona ko abaturage baratekereza kuri ekipe yabo ariko bakajyana n'ubwoba kuko u Rwanda rwigeze kubatsinda kandi mu gihe cyavuga. Reka tugushimire cyane Samir nawe ujye kwitegura. Urakoze cyane. Urakoze ku munsi w'ejo tuzongera tuganire na Samir kuko ejo ntekereza ko azaba yamaze no kumenya nibura probable lineup. Ejo kuwa gatanu. Yego. Gusa ikintu navuze gikomeye buri ikipe y'igihugu ya Nigeria bano baturage bo mu mujyi basa nkaho ngo ntibajya bakangwa ngo uri umupro rwose iyo baje barimo banabatuka rwose kuko kenshi usanga n'imiryango yabo baba ari abasirimu barayikurikiranye bati wewe kwa runaka rwose ntacyo dufasha ngo batocaringa cyane ku buryo nkanga mu cyaro uziko abanyanigeria ukuntu buzura ku ikipe y'igihugu yabo ugira ngo bayibonye bundi bushya basaba inkweto basaba jezi biba ari ibintu ubona batumva kabisa. Hanyuma amasogonda makeya kuri ikipe y'igihugu ya Nigeria ibyo Samir avugaga ko abakinnyi benshi bagiye bahinduranya ama ekipe nyirango na kimwe mu bintu bishobora kuzamotiva Nigeria cyane urumva umukinnyi wahinduye ekipe kwitwara neza muri nationali hari agaciro bimwongera no muri club ye. Ubu abantu barabizi neza ko hari umusore witwa Tolu Arokodare umusore w'imyaka 24 yakinaga muri ekipe ya Genk yamaze kugera muri ekipe ya Wolverhampton Wanderers ni umwe mu basore waciye mu ekipe agiye atandukanye yanyuze muri Latvia muri za 2018 aho ngaho araza ava muri Genk aza muri ekipe ya Wolves ariko abantu baranabibonye ko Samuel Chimerenka Chukwueze uyu musore nawe w'umunya Nigeria abantu baramenye cyane muri ekipe ya Milan AC yamaze rero nawe kwiyongera kuri bagenzi bo muri Fulham yoreje abanya Nigeria batatu Alex Achuka Iwobi Kevin Chinedu Basi ndetse na Samuel Chimerenka Chukwueze hanyuma arundi musore w'imyaka 30 witwa Cyril Kolawole Desas akari umusore wavuye muri equipe ya Panathinaikos mu gihugu cy'Ubugereki wayijemo ahubwo avuye muri Rangers yo muri Scotland aba bakinnyi rero bose bamaze ubwo urumva na Moses Simon muri Paris FC wagiye muri Paris avuye muri Nantes abo bose abangabo nkabuvuze nabavuba cyane pe uyu musore Cyril Jesus no musore baritwe neza muri Rangers ahubwo nge byaranunguye kubona murekwe mbere yuko twinjira mu makuru mu kinyarwanda ku buryo bwinshi make kugira ngo tuze kugaruka tujya mu isaha yacu ya kabiri tuganira kuri Rayon Sport APR ndetse n'ikipe ya Police na Kiyovu Sport nyemerera Iber tujye muri Tenga